nongeye kugusuhuza wowe inshuti ukurikiye ubumwe News TV, aho uri hose, igitondo cyiza, amanywa meza cyangwa umugoroba mwiza bitewe n'aho uherereye. Uyu munsi nabazaniye icyegeranyo kivuga ku bimenyetso bitandukanye bigaragaza ko umuntu atazashaka umugabo cyangwa umugore. Uti se noneho mukazarire ibyo wabikuye hehe? Nk'uko bisanzwe nifashisha imbuga zitandukanye, ariko uyu munsi nifashishije urubuga rwitwa Upjani ndetse nifashisha n'umushakashatsi witwa Sharon. Ni impuguke mu bijyanye na marriage and family, ndetse akaba yaranditse igitabo cyitwa A Short Guide to a Happy Family. Niwe ngiye kwifashisha uyu munsi mu rutonde rurerure cyane rw'ibimenyetso yakoze bigaragaza umuntu utazashaka umugore cyangwa umugabo. Nabahitiyemo bimwe cyane cyane ibishobora kuba bigaragara mu muryango nyarwanda. Hanyuma ni kenshi mu muco nyarwanda abantu dukunda no kwibutsa umuntu ngo ese kudashaka umugore, ese kudashaka umugabo, uzashaka ryari, ngo ni ryari se kutaratwereka umugore. Ukumva ko abantu baguma babashishikariza cyangwa bazi ko byanze bikunze hari imyaka runaka cyangwa hari achievement runaka umuntu ageraho akaba agomba kongeraho n'umugore cyangwa n'umugabo. Ariko nyamara ntitubyirengagize, nubwo ari bwo biba byifuzwa, nubwo ari bwo abantu baba babitekereza, ariko hari n'abo dufite batashatse, agasaza nyine ari umukobwa, yitwa umukobwa nyine ko atashatse, cyangwa ari umugabo, ari umusore nyine utarashatse. Noneho ukumva bari kuvuga, akenshi mu muco nyarwanda babivuga nabi, ati uriya muhungu wabo yabapfiriye ubusa, ati kikaba ko kitigeze gishaka umugore, cyangwa wa mugore ati yewe ni kwa kundi ashaje nta mugabo. Noneho cyane cyane bakunda kubivuga nubwo abonye amafaranga azashaka. Rero abantu bakibaza, se ibi bintu byaje bite? Ese byatangiye bite? Ese byaramugwiririye nawe yagiye gushiduka abona imyaka iramurenze? Mukazarire rero nabazaniye icyegeranyo kigaragaza ko hari ibimenyetso, signs zigaragaza ko umuntu atifitiye gahunda rwose atazashaka umugore cyangwa umugabo. Muri ibyo bimenyetso harimo icya mbere kivuga ngo ntabwo akunda umuntu, muri kamere ye ukumva ntakunda umuntu yitaho cyangwa we umwitaho, ngo yumve bya bindi umuntu amwitaho, umeze gute, ugiye hehe, uri gukora iki, ese ya mashuri watangiye yageze hehe, ese rwa ruganda watangiye rugeze hehe, se ko watinze kubyuka. Akumva ntabikunze, akumva ntabwo ubwo buzima bukunze, ntabwo bumuryoheye. Uwo muntu wiyumva gutyo nta gahunda aba yumva yo kuzashaka umugore, kuko aba yumva ari umutwaro, cyangwa kuzashaka umugabo kuko aba yumva ari ibintu bitamushimishije. Icya kabiri, uyu muntu ahitamo career cyangwa umwuga akora cyangwa akazi ke akakarutisha ibintu byose. Aba yarize cyane akenshi, cyangwa yarakuturanyije akora ibindi bintu bituma aba busy, kandi uyu muntu aba yumva nta kintu, nta muntu n'umwe wamurutira akazi ke, cyangwa ngo agire izindi nshingano yiyongeraho. Aba yumva ikintu cyose cyabangamira akazi ke cyangwa umwuga we cyangwa amabizinesi yakora cyaba kidahuye rwose no kuba yajya gushaka umugore cyangwa umugabo. Bigatuma yumva ko nashaka umugore niba ari umusore, cyangwa nashaka umugabo niba ari umugore, bizabangamira akazi ke kandi ariko priority, agahitamo kubyihorera, akumva shwi. Ibi bimenyetso ni ibijya umuntu yiyumvamo ku giti cye, cyangwa n'abandi babana bamuba hafi bashobora kugenda bumva. Aho icya gatatu, uyu muntu akunda kuba ari wenyine, na nimugoroba mu kanya gato yafashe yumva ko akeneye nko kujya kuruhuka nimugoroba nyuma y'akazi, nta nshuti agira, nta muntu bagendana agira. Akunda nk'ubuzima bwawe wenyine, nta rukururu kuyumve mujyanye n'akaduri. Niba ashoje n'akazi yumva agiye gufata icupa, umusanga yicaye wenyine, nta zindi gahunda, yaba umukobwa yaba umuhungu, kuko aba yumva ibyo bintu mu buzima bwe niko aba ateye nyine, ntabwo biba biburimo. Hanyuma icya kane, uyu muntu ntakunda abana,
ntabwo akunda abana, aguma yumva ati iby'abana, kwa kundi ushobora kubona wenda kubera mu muco wa kinyarwanda hari ibintu abantu banakora kubera tubyita ikigare cyangwa sosiyete, tuvuge yanagiye nko guhemba umuntu bakorana wabyaye, bakajya nko gusura umwana, yewe ukabona nyine araho pe ntibimushishikaje, ariko kuko nyine biri aho mu mutima we akaba atarigeze arota ngo yumve ngo abana ngo uretse ko hari n'umwe uba yumva ashobora nko gutekereza abana akavuga ati yewe ningera nko mu myaka nka 50, 40, nzabyara akana kamwe gutyo gusa, ariko nta kururu z'abagore cyangwa abagabo barimo. Uwo muntu rero ibyo ni ibindi mu bimenyetso bigaragaza ko nta gahunda rwose ifite gushaka umugore cyangwa umugabo. Hanyuma ikindi gikurikiyeho, uyu muntu ntago aba yizeye amahame y'urugo, byose abireba muri negative. Akenshi mu mutwe we, muri marriage zigaruka mu mutwe we ni izabaye mbi, iza failings nizo ziguma mu mutwe we, naho izabaye successful ntiziza, nta nubwo azikapcinga ngo aguma abyibuka. Ikindi n'abantu ubona ko babana neza, kwa kundi ushobora kubona nk'umugore n'umugabo bagendana bafatanya nk'ukuboko, umwe yamuhamagaye muri ako kanya, cyangwa ukabona nk'umugore n'umugabo umwe atwaje undi sakoshi, umva we biramusesema, aba yumva atazi ibyo ari byo, abona byose ari bibi, akagenda abishira muri negative, ariko akenshi akagaruka ku ngombi yagiye abona. Hanyuma uyu muntu aba yumva nta yindi migozi akeneye kwihambiraho cyangwa yizirikeho y'umugore cyangwa umugabo, ubwo n'abana n'izindi responsibility, aba yumva we ubwe ahagije. Kwitekinga care, kwiyitaho, kumenya ngo nkeneye iki, kumenya ngo ndakora iki, kumenya ngo ngiye aha, kumenya ngo ngarutse aha, aba yumva bimuhagije. Naho iyo migozi yindi yumva yikururaho y'umugore, hajemo abana, hajemo mabukwe, hajemo data bukwe na mushiki wo kwa data wacu wo kwa kana, ibyo biba yumva atari ibintu bimurimo, ahubwo aba yumva yihagije we wenyine, adakeneye indi migozi imuhambira. Hanyuma ikindi uyu muntu aba yumva atiteguye kugira gusharinga, gusangira ibintu. Niba ari amafaranga yakora kumva ngo ngeze aha, ngo ejo nzashaka umugore, ngo aze arya ibyo atavunikiye, ngo maze imyaka 100 ngahe mvunikira, aze abiryo gusa atarabivunikiye. Cyangwa ari umugore ukumva ngo ubu ngubu ngeze aha, ubwo umugabo aze mu rugo rwanjye, ngo aje tubane mu byo navunikiye. Rero aba yumva rwose atiteguye, nta mbaraga na nkeya afite zo gusangira ibyo yagezeho n'undi muntu uwo ari we wese, akumva we ku giti cye agomba kubigumana akabana nawe. Ikindi ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ntabwo aba yumva ari ikintu cyiza ku isonga rwose mu buzima bwe. Aba yumva yego ni ikintu ashobora gukora cyangwa ntagikore, cyangwa yagikora akabikora rimwe mu gihe runaka akumva ibyo birahagije, ariko yategereza uburyo azagira umugogoro wo kuvuga uti ndi umugabo, ndi umugore, ngomba gukorera umugore cyangwa umugabo imibonano mpuzabitsina wenda buri munsi cyangwa 2 mu minsi 3, akumva ibyo ntabwo biba ari ibintu bye rwose, ashaka kubikora cyangwa ntanabikore, cyane ko twabonye ko akenshi aba yashyize imbere akazi cyakora kuruta ibindi byose. Ikindi kizaho ibijyanye n'ibintu by'umuco, aba yumva ibi amagambo bavuze kwa kanaka, urumva ese wa muhungu wa barashaka ryari, ese ko yarangije kaminuza, ese ko yujuje inzu uko adashaka, ibyo barabiteye amatwi, arabiteye umugongo, ntabwo abyumva rwose, babivugira aha bigasohokera, nta kintu babimubwiye. Ibi by'umuco kumva ngo arashaka umugore cyangwa umugabo gusa kuko ari umuco, nta kintu babimubwiye, kandi akaba yumva afite amahoro, ibyo aba yarabirenze kure. Ibyo rero nta kintu babimubwiye, niba ashaka bahaguruke bavuge, kandi iyo ugiye kureba baravuga, bagera bakamuvuma nuko yabaye, abantu bakamureka nyine, ariko muri we aba yumva yifitiye amahoro, ntacyo bimubwiye. Hanyuma ikindi kintu, ntabwo aba akunda gusubiza utubazo twa hato na hato, aba yumva nta muntu agomba guha ibisobanuro by'ubuzima bwe, ngo wakoze iki, wagenze he, ese byandi byagenze gute. Aba yumva utwo tuntu ari ubucucu rwose, aba yumva ari ubucucu, nta n'umuntu ufite uburenganzira bwo kumubaza uretse we wenyine wo gukora
ashatse mu gihe ashaka, noneho kumva igihe ashaka umugore cyangwa umugabo byaba biri ngombwa ko azatanga ibyo bisobanuro kandi atazabivamo. Hanyuma nababwiye ngo ibi ni ibimenyetso bimwe bigaragaza ko uyu muntu rwose nta gahunda afite. Ntutekereze ngo ibi tubona ese abantu bakibaza ese uriya mukobwa buriya na mbere yari afite gahunda, kuko hari n'abagera aho ngaho cyane cyane ku bakobwa akakubwira ati reka nabivuyemo, ariko abantu bakajya bavuga ati yabuze umugabo, yabuze n'uwo yahonga ibintu, ariko nyamara burya hari abantu badafite gahunda yo gushaka umugore cyangwa umugabo kandi ubuzima harimo akumva buramunogeye. Rero nk'uko bisanzwe mbakorera ibyegeranyo bitandukanye, uyu munsi nicyo nabagejejeho. Hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko umusore cyangwa inkumi nta gahunda afite yo gushaka uwo bazabana ngo amubere umugore cyangwa umugabo. Hanyuma ndongera mbibutse, banza ukore subscribe, hanyuma usharinge n'inshuti zawe n'abavandimwe bawe kugira ngo ukomeze kudutera inkunga, natwe tujye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Amahoro y'Imana abane nawe. Bye.